Hello abakurikiye mwese Maranatha TV 5 ndabasuje kandi mbifuriza kugira umunsi mwiza. Amazina yanjye nitwa Niyomugabo Alphonse, nkaba ngiye kubagezaho icyegeranyo cy'urugendo rwa Maranatha TV. Mwese abadukurikiye mutari mwakora subscribe, wanze mukore aho handitse subscribe, mukore kunzogera ndetse mukande na like, ndetse n'icyo mushaka kugira ngo tubagezeho kitarimo hano cyangwa icyo mushaka kugira ngo dukosore mukitubwire muri comment. Ndabasuhuje mu mwese muri intangiriro z'icyumweru, nubwo tugeze ku munsi wa mercredi, ariko tugomba kumera neza tukumva dutuje muri iyi si ya Nyagasani, tugasaba Imana kugira ngo idufashe kugera ku byo dushaka kugeraho. Ikiganiro ni urugendo rwa Maranatha TV. Umwanditsi ni Alphonse Niyomugabo. Twakomeje. Inzozi zivuka. Hari mu gitondo gituje cyane mu mudugudu uri ku misozi myiza yo muri Afurika. Umuyaga woroshye wari uri guhuha unyura mu biti birebire cyane. Izuba ryarazamukaga buhoro buhoro ritanga urumuri rusesekara ku nzu zoroheje zubatswe ku misozi. Muri uwo mudugudu hari hatuyemo umusore witwaga Alphonse. Yari afite inzozi zikomeye zo guhindura isi akoresheje amakuru n'ikoranabuhanga. Buri mu gitondo yakundaga kwicara ku rutare akareba kure cyane. Muri uwo mudugudu hari hatuyemo umusore witwaga Niyomugabo Alphonse. Akaba yari afite inzozi zikomeye zo guhindura isi akoresheje amakuru n'ikoranabuhanga. Hari mu gitondo iyo yakundaga kwicara ku rutare akareba kure cyane, yatekerezaga ku hazaza he. Umutima we harimo ijambo rimwe ryamuhoragaho rimukora ku mutima. Iryo jambo ryitwaga Maranatha TV 5. Iryo zina ryari inzozi ze zo gushinga umuyoboro uzamenyesha abantu ukuri. Nyuma yo gutangira channel ye, abantu bake nibo batangiye kuyireba. Nijoro yaricaraga imbere ya mudasobwa ishaje akora montage ya video, nubwo internet yagendaga gake icika cyane. Nubwo hari igihe yabonaga views nkeya, umutima we waramubwiraga ngo komerezaho. Alphonse yahuye n'umusore witwaga Samuel wari umuhanga mu ikoranabuhanga. Samuel yamwigishije uko yakora thumbnails nziza nuko yakoresha intro ikurura abantu. Ibyo byahinduye byinshi ku miyoboro ya video ya Maranatha TV. Video yavugaga ku buhanuzi ubwo mu gitabo cya Daniel yatangiye gukwirakwira mu cyumweru kimwe gusa. Abantu ibihumbi byinshi barayirebye. Icyo gihe Alphonse yatangiye kumva inzozi ze zishobora kuzaba ukuri. Abantu benshi batangiye gukurikirana Maranatha TV 5. Noneho bakomeza gutera comment, bamwe baziha like izo video zose yashiragaho, bagenda bakanda subscribe ku bantu batari batangiye gukanda, ku buryo yaratangiye kugera mu gihumbi, arakirenga, agiye kubona ageze mu bihumbi 200. Nabyo kubw'Imana yafashaga Alphonse agakomeza kubona abantu, yageze mu bihumbi 3. Comment zagaragazaga ko abantu bishimiye inyigisho n'amakuru yatangwaga na Maranatha TV by Alphonse. Internet icikagurika cyane, ibikoresho bike n'abantu bamusekaga, ariko nubwo byari bigoye Alphonse ntigeze areka inzozi ze. Nyina yamubwiye amagambo yamuhaye imbaraga, aravuga ati, icyo Imana igushize ku mutima ntukireke. Abantu bo mu gihugu cy'u Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye batangiye kumenya Maranatha TV 5. Ibi byari intambwe ikomeye ku musore wari atangirira ku kintu gitoya. Alphonse yatangiye gutekereza ko umunsi umwe Maranatha TV 5 ishobora kuba televiziyo nyayo ifite studio n'abanyamakuru. Email itungurane yaturutse ku muntu ukomeye mu itangazamakuru amwereka ko amahirwe ari hafi.
yamweretse ko amahirwe mashya atangiye kugaragara. Uwo muntu yashakaga kugirana ibiganiro byo gukorana na Maranatha TV5. Alphonse yumvise ko urugendo rwe ruri gufata indi ntera. Byamusabye kugira ngo atekereze neza ndetse yumve ko urugendo rwe rukomeje, atangira ashake uburyo yakomeza impano ye. Bamubajije intego n'impamvu yatangiye channel, yasubije ko ashaka kumenyesha abantu ukuri no kubaha ibyiringiro. Yatangiye gutegura studio n'uburyo bwo kunoza amashusho. Inzozi zatangiye kwegera ukuri. Icyumba gito cyo mu nzu yabo cyahinduwe studio ya mbere. Amatara make na background ya globe byatumye amashusho asa neza. Abantu benshi batangiye gukurikirana ibikorwa bya Maranatha TV5. Comment zabo zateraga Alphonse imbaraga zo gukomeza. Mudasobwa ye yarangiritse burundu, bituma asa n'utangiye gusubira inyuma. Umwe mu bakurikira ibikorwa bye yamwoherereje amafaranga yo kugura mudasobwa nshya. Nyuma yo kubona mudasobwa nshya, video za Maranatha TV5 zatangiye kugaragara ku rwego rwo hejuru. Video imwe yakoze ku buzima bw'abantu benshi, maze ibihumbi bayisangiza ku mbuga nkoranyambaga. Alphonse yatangiye kubona abafatanyabikorwa n'amahirwe mashya. Urugendo rwe rwari rukiri rurerure, ariko yari amaze kumenya ko inzozi zishobora kuba impamo. Nubwo igihe cyageze Maranatha TV ikamenyekana cyane, yaramenyekanye, ariko abantu bakomeza bakomeza gufata ibikorwa bya Maranatha TV nk'iby'ukuri, ndetse kandi koko byari ukuri, kuko bashiragaho ukuri n'ibyigisho ndetse n'amakuru ahari ku isi, ari kuvuga ku bintu biri kubera ku isi. Igihe cyarageze rero, abantu batangira kugirira icyizere Maranatha TV, batanga business yabo ngo yamamazwe kuri Maranatha TV, bakajya bayamamarisha ku kiguzi gitoya. Ariko igihe cyarageze, bamwe batangira kuboneramo inyungu, babona abakiriya benshi. Maranatha TV nayo bakajya bayirangira abandi bakiriya bo kwamamaza, kugeza aho yagiye ifatanya n'abandi bantu mu rugendo rw'ubuzima. Ariko kugeza uyu munsi, nubwo ifite abafana nk'abo ngabo, ariko hari urugendo runini cyane. Haracyari urugendo rw'abantu batari bumva ko bashobora kwamamariza ibikorwa byabo kuri Maranatha TV. Buri muntu wese ushatse kwamamaza ibikorwa bye hano kuri Maranatha TV ashobora kwandikira Maranatha TV kuri WhatsApp 0780 666 767 cyangwa kuri 072 35 94 825 cyangwa ukaduhamagara kuri izo nimero zose ziriho, tukakwamamariza ibikorwa byawe. Twakomeje. Igihe cyarageze, Maranatha TV nk'uko ari televiziyo y'abanyarwanda, televiziyo y'abanyamahanga, irakomera, irazamuka ku buryo uyu munsi iri ku ruhando mpuzamahanga kuri YouTube channels. Wowe ushaka kwamamaza ibikorwa byawe, twaguhaye nimero, ndetse kandi turaje tuzandike no kuri screen ku buryo uhita uzibona, tukakwamamariza ku giciro gitoya. Nawe ushaka ko dukorana, ushaka ko dufatanya mu bintu, nawe ushaka ko dufatanya muri ibi bihe, tugafatanya mu rugendo rwo kugeza ukuri ku bantu batuye isi, gufatanya umurimo w'Imana wo kugeza amakuru acicikana hano ku isi, aduteguza iby'iyi si, viziyo y'isi iri imbere. Mutwandikire kuri WhatsApp, ndetse unaduhamagare kuri ziriya nimero twavuze haruguru. Murakoze,
mukomeze kugira umunsi mwiza. Ibindi tuzabivuga mu yindi video. Mukore subscribe, mukande share, ndetse mukomentinge, muduhe na like kugira ngo ibiganiro byose ikizajya gisohoka kijye kibageraho mu buryo bworoshye, ndetse mufashe n'abagenzi bacu kugira ngo bumve ubu butumwa bubatera ibyiringiro, ndetse nabo badukurikirane nk'uko mudukurikirana. Muraba agaciro kuri twebwe, ndetse kandi n'Imana ibahe umugisha, ibahe kuzaramba, ibahe kubyara, ibahe kurera neza, ndetse no kubaho mu isi yacu, ariko twitegura kuzamuka kuri wa munsi w'umuzuko. Nari Alphonse Niyomugabo, Maranatha TV. Bye bye.